na penalty ntiziba zirimo no bwayirasa ariko aba yamaze gutorwa nka man of the match. Shaibob yagombaga guhabwa sheke y'amafaranga burya ngo bahita banaguhera aho ngaho. Cash bahita baziguhera aho ngaho. Bamaze kuyamuhera aho ngaho Sharaferdine Shaibob yayiserukira mu basifuzi. Mu cyuma cy'abasifuzi bajya guhinduramo imyenda changing room. Yagiye arayabashunya arayabatera. Ayo wamuhaye nka man of the match. Ayo wamuhaye nka man of the match. Afata na cya gisheke kinini bifotozanya arakibatera. Arababwira ngo nimwe mukwiye gutwara ya mafaranga kuko nimwe mwakoze ibyavuye mu mukino, nimwe mwabaye man of the match. It's a big shame kuba umukinyi wa Peri Nturi ya kapiteni agakora ikintu nk'icyo wenda abafana bashobora bavuga ati twabyishimiye ariko ni ikintu kigaragara nabi Ruvuyanga. Icyambere ndio riganira gavuga ati ikipe ya Peri ikwiye guhindura ibintu byinshi. Urabonye ko umukinyi wawe amaze gusohoka mu kibuga ku ikarita y'umutuku kubera guterana imigeri, ntago ari umupira kiriyaringaga ngo wenda muri penalty no guterana imigeri. Uvunnye umuntu aho kujya gutaga fair play ujye guterana imigeri ntibigaragara neza ku kipe y'ingabo z'igihugu. Nyuma mu mukino urangiye bagushimiye ko we Shaibob witwa neza mu mukino, match yarangiye it's over. Byarangiye nta cyo buhindure. Ukirakaye ariko gerageza kubyakira bibaho. Ugiye gufata amafaranga bagoye ujye kuyatera abasifuzi. Ni ikintu kigaragara nabi ikipe ya Peri aho yabereye ko yabayeho ni ikipe iramana discipline mu bakino cyo cyabaye gusa muri staff technique nabigaye cyane ngiye go nanjye nta muntu utabigaye ni ntabwo umupira ari kuri umera umupira sinkambara si umupira n'umupira nyine birarangira ugatsindwa ugataha cyane ko iri mapinduzi cup hagomba kujya gusiga isura mbere muri Zanzibar. Twabonye uburyo umukino wari umukino w'agaciro, twabonye umuyobozi w'icyubahiro wa PFC General Retired James Kabarebe yari muri stand ari umukino w'aho agaciro ariko ugakora ibyo bintu nyuma y'umukino warangiye, ibyo ntabwo byari byiza. Hanyuma rero Nino agomba kujya gutanga ikiganiro n'abanyamakuru donc nyuma ya match kuri Azam live kuri televiziyo live ntabwo ari press conference ni live kujya kuganira n'abanyamakuru. Batoranyije umutoza w'abazamu yitwa Ndizeye Aimé Désiré Ndanda. Urumva ageze kuri televiziyo ya Azam imuhagarika imubuza gukomeza kuvuga imburagihe ambwira ati ceceka byihorere birahagije. Ndanda umva icyo yavuze rero kugira ngo bamuhagarike bamubuze kuvuga. Yavuze ngo nta byinshi navuga, ngira ngo mwese umukino mwawubonye, navuga ko abasifuzi bahengamiye ku ruhande rumwe, ntabwo tuzagaruka muri Mapinduzi Cup. Twatsinze ibitego babyanze, buri wese yabibonye. Gutsindwa yego bibaho, penalty na amahirwe, ariko basugatsindwa habayeho ubutabera. Mwabonye ko twari hejuru ya Mlandege ariko twatsinze ibitego abasifuzi barabyanga. Yakomeje ati ndagira ngo mbwire inshuti zacu z'abanyazanzibar n'abanyatanzania ko tutazagaruka muri ibi bintu. Ndizeye umutoza abazamu ibyo bari bafite competence yo kuvuga amajyambere ryabereye muri technical meeting ya Mapinduzi Cup yakozwe. Bamekeje amakipe ko mbere y'umukino na nyuma y'umukino agomba kohereza umutoza mukuru, ataboneka koherezwa umutoza wungirije. Mwajya mubibona ko hari umutoza wungirije ko yari makipe yajyaga, ariko umutoza mukuru niwe wari priority, ariko wungirije mbere y'umukino na nyuma y'umukino muri press conference live interview akaba ari uza. Ikosa mbere ryaweho rero umutoza mukuru ntiyabonetse, uwungirije ntiyagiyeyo, hajya umutoza w'abazamu. Kwanza iyo ni ikosa bari batubahirije ibyo bumvikanye bari bishe amabwiriza y'irushanwa. Turetse kuba bishe amabwiriza y'irushanwa n'ugiyeyo nawe agiye kugaragaza bwa burakari twahereyeho, aho kugira ngo avuga ati ntabwo twishimiye imisifurire, ntabwo ari imeze neza, bibaho no mu bwose turabibona, ariko guhita utangaza icyo bita gutangaza, ntabwo ugatangaza ko APR tazitabira turi chairman w'ikipe. Wowe ufashe APR n'umutoza mukuru ntabwo yabivuga, n'umutoza mukuru ntabwo yemerewe kwivuga, ntabwo umutoza mukuru se n'ugenda amarushanwa y'ikipe, umutoza ashinzwe no gutoza gusa. Noneho Ndanda ashinzwe gutoza abazamu gusa, bangahe? Batatu gusa. Pierre Pavel Inzira na Mutabaruka gusa n'abazamu batatu. Alexandre Mutabaruka umutoza abantu batatu atangaje ko APR tazagaruka, akanafatanya na Mugabane umutoza wenyine. Umutoza abakinnyi batatu atangaje ko APR tazagaruka muri biriya bintu. What? Tekereza ko APR biraza kumugira accountable, ntabwo takaje niba wenda yabivuze ari uburakari wenda cyangwa se wenda yahawe n'ufata gatoya. Gushatse kuvuga
daima mbere nyuma mu ikono wango kujya imbere ni ihame niko bigomba kugenda kujya inyuma ntibibaho gusubira inyuma ntibibaho icyo nshaka kuvuga ni ariko nago nibyo narambwiye Lorenzo ni mugoroba tugana umunyamakuru wa RBA namubwiye ngo kubera ko APR yari yatsinze rimwe na rimwe hirengagijwe kugaragaza ko APR yatsinze umuntu udahari duhitamo kujyana n'amarangamutima n'ibyishimo kandi byari ngombwa kubera ko APR yatsinze izina bita Yanga ariko APR ntiyatsinze Pacome Zouzoua ntiyatsinze Yanga yuzuye yatsinze ya impamvu mvuga yani yatsinze ikipe junior hari harimo abakinyi bane ba junior hari harimo abakinyi bo muri equipe B urukuvosiri ariko ufashe Yanga yuzuye ibitego Pyramide yatsinze APR nibyo Yanga yatsinda APR ndabisubiramo byumvikane 6 ufashe Yanga yuzuye ahura kabisha banzu byumve 6 ngenda bigusubiriramo urakabisha ngenda bigusubiriramo uretse arahira kukabisha arahira ikina na Yanga byagenze gute nta match isa nini arahira ikina na Yanga byagenze gute kukabisha ariko yibutse nyine kimwe Pacome Zouzoua arahiri ako Pyramide none nose Pyramide hejuru arahiri nago bisubiramo nemye bisubiramo nemye agapesha no ku Jigwidi yarari mwizamu kabiri hakaba hari yawo gatatu Romarisa kane na gatanu ari Baka ari marakinana na Dickson Job Mediane irimo hari Diawucho Doctor Mudathir Yahya Aziz Ki Pako mu Rwanda rumwe urundi Nzengere kuri point yari Musonda APR yatsindwa ibitego ntazu umubare kubera ko ntabwo nahita mvuga ngo agarara kuri 6 uvuze ibyo Pyramide yabatsinze ngenda expecting ko nubundi Yanga yitsinda kubera impamvu yinge nshaka kugusha kune kugira ngo mbite mbivuga icyo nashaka kuvuga niki APR ndacyabivuga nka anta ndacyabihagazeho simfite ikibazo kuri Cherry Frosh mfite ikibazo kuri signing ya APR yakoze ku Rwanda mpuzamahanga mu Rwanda APR yatuyemo centre uturutse he waruturutse ku ruhande rw'iburyo rwa APR oya urabona iriya baro bateye centre yari uturutse n'ubundi urumva urundi abakinnyi barebye neza bari bahagaze n'umupira ruvuye muri corner yego corner yatewe irapaswa ipaswa ku ruhande ruguru ku buryo rwa kabiri aterwa centre ubundi iriya action yatumye cya gikorwa cy'igitego kibaho inkomoko yayo ni corner yego nuvuga ngo ni oruje yavuye kuri corner niko ndi kubyita cyangwa niko nabibonye kandi nkuko uri kubivuga umuntu wazamuye igitambaro umusifuzi wo ku ruhande yego urwa ruguru sinzi neza ko bitewe n'ahantu umusifuzi yarahagaze ntago yasifuye oruje ya Crema we yasifuye oruje muri rusange ntabwo yarazi wayikoze ngo ninde being honest ntabwo yarazi wakoze oruje ninde yazamuye igitambaro gusa kuko umusifuzi wo hagati niwe wegereye igikorwa cyane kurushaho ku ruhande sinzi niba bari bayibonye wari wegereye action cyangwa se wari ukwiye kuba yabibonye kuko niba uri ku ruhande rwa ruguru ureba uri kureba nyine uri kwambukanya ikibuga amaso gutya umusifuzi ari hagati yegereye action yegereye box ureba hano umusifuzi yarari wo hagati ariko natunguye cyane ntangazwa no kubona iki gikorwa cya oruje kivugwa n'umusifuzi wo ku ruhande amanitse igitambaro kuko n'abantu rega nge sindi mwiza cyane kurusha wenda abantu nk'aba bayinga n'abari bari ku kibuga bari bari kugeza match sindi mwiza cyane kurusha nk'abantu bakazungu clever n'abantu bakazungu bari ku kibuga ni bakuru n'abari jende ibyo bavuga baba bizi cyane tuvuge gutyo kuko ni nagi yari oruje bro nakazungu yabivuze yavuze ati ntabwo yari oruje uretse ni ikazungu yabigarutse uretse n'ibyo bivuga ngo ngwiriya oruje hari andi mahirwe menshi amavantage APR yimwe ahari kuba penalty ntiyaba penalty muvandimwe Mugabe ngo ari kutwumva ngo Tycoon yababaye oya sukuba barakundi nabajwe cyane n'imitegurire mibi y'irushanwa okay. kandi byavuzwe kenshi abari kuri APR gusa okay so hanyuma